ntago ari umurongo nyine ngenderamo nuvuga ngo hari ibintu nge numva ndirimba nge nkunda content babona bashyira mu bwenge bwinshi gahoro kuza ngo baby gani cyane sambe pampandita cyane nani kambe cyane kampampa umukobwa ndita ati ndagukode tato Eleeh rero ugezweho aranje ubundi amazina yanjye ababyeyi banyise nitwa Ngarikintwari Jean Dodi ariko naje kwita Maitre Dodiane nuko mvira urindo ndaza ndatwika mpaka ni Kigali. Ndabasuje mwese bakunzi ba Yawe TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho abastari batandukanye ndetse n'abahanzi, ntago tugira imipaka kuko tubagerera mu nkiko zose zitandukanye. Kuri buri gihangano, kuri buri impano yose tugezeho twebwe turabazanira. Rero uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi bita Maitre Dodiane. Ni Maitre Dodiane narebye kuri YouTube channel ye, afite indirimbo nyinshi ndetse yagiye akorana n'abahanzi bakomeye. Ni umuhanzi uzi gucuranga, uzi kuririmba. Reka dutangire nk'umuhanzi abibwira. Sinzi uko niyumva hani iyo duhuye, sinzi uko niyumva ya Maitre Dodiane turaza kubacurangira dore dufite n'ibyuma. Uwe niwe Maitre Dodiane. Dukomeje nka Maitre Dodiane, ubuzima busanzwe ni muntu ki? Amazina yawe nyakuri Maitre Dodiane? Arigiye mva numva nabivuga ngo wamuniga bamutipe ukora kuri radio Rwanda ntavuga ni amazina yanjye banyita Ngarikintwari Jean Dodi, umusore wavukiye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga. Uri kumva nabikora Maitre Dodiane, amazina yanjye kuri nitwa Ngarikintwari Jean Dodi, navukiye i Buyoga mu karere ka Rulindo. Karere ka Rulindo, ko wavukiye i Buyoga mu karere ka Rulindo, kuki utakomereje umuziki? Ntabwo ibikorwa wenda twakita nk'ibikorwa bino bidufasha kuba twabasha gukora umuziki byari biriyo. Nta studio, nuvuga ngo ntabwo iwacu Buyoga wabona studio. Ikindi kandi urabizi neza ibintu byose kugira ngo bigerweho usanga nyine mu mujyi. Niyo mpamvu twaje i Kigali. Hanyuma nk'umuhanzi umaze kugera i Kigali, ni umuziki ukora gusa ni ugufasha mu buzima bwa buri munsi? Ni iki kindi bifatanye nabyo? Ubusanzwe uyu munsi umuziki ndi gukora, ariko nyine munagenda mbonamo opportunities zitandukanye. Rero tuntu bagenda nkora ku ruhande nyine tiyatuma amafaranga, ariko buri munsi mba ndi gukora umuziki. Ibyo bindi wenda bibasha kuba byatuma ubuzima bwanjye bukomeza umunsi ku munsi, hari abandi bantu babikoramo, ubwo nyine ngiye mba ni nka manager. Yes, bakunzi ba Yawe TV, mwamaze kumenya umuntu turi kumwe. We kora subscribe, ukore comment, ukore na share kugira ngo iki kiganiro tugirana ndetse n'ibindi biganiro ujye ubu wa mbere kubibona ibiganiro byose tuba twaguhitiyemo. Noneho ndabona ari kumwe n'umucuranzi we, yabanza wenda akaducurangira wenda nk'indirimbo imwe. Nabonye afite indirimbo na Kalifan na Mr Kagame, yuduhitiramo ntacyo niyo turi bwumve. Nari ntangiye n'ubundi ndi kuririmba iriya ndirimbo Isoni. Reka tucuranga Isoni. Abantu bakunze Isoni mwese, abantu bakunda Maitre Dodiane, ngira ngo ubundi ngiye ndashaka kuzajya mbaha ikintu bita show. Ndashaka kubaha show. Ndashaka kujya nza buri gihe ahantu hose muzambona nkabataramira, abantu muzamubikunda mujye mumbwira ngo wow. Mume commentaire z'uko mwayibonye. Twagiye Isoni. Ya Isoni. Sinzi uko niyumva hani iyo duhuye, sinzi uko niyumva untera amaso untera isoni untera isoni untera isoni iyo undeba nishinja icyaha hani kandi ntakoze. But I know who you are, but I know where you're from honey.
wangize uwundi niyumva ukundi daha ninjye waremewe. Reka turekere ahangaha ubundi turaza kumenya tubaririmbira n'izindi zitandukanye. Yes, ndumva kabisa ibintu none ari show. Hanyuma uno mu guitariste nawe ndabona bizi neza ariko ntabwo twigeye tumubaza. Uratwibwira tubwire gucuranga ibikwerekeyeho muri make. Okay, nanjye banyita Enoch. Nabandi mu guitariste, nabacuranga n'ingoma. Nabandi n'umuhanzi tu. Ndi umuhanzi ndaririmba. Mfite nanjye indirimbo zanjye nangiye gukora. Nawe none dukubitira kapera nubwo tuzagira umwanya wawe wo kugutumira. Inshuti n'ababyeyi bifuza kumenya ubwiza bwawe n'imico njya mbabwira nibakubona bazumirwa nibakubona bazumirwa. Wow, iyo ni gospel ariko. Oya ni sekira tu. Ni sekira uririmba. Hanyuma dukomeje kuri Maitre Dodiane n'umuhanzi umaze igihe abantu barakubona mu maso ariko ntago barakubona wenda bavuge ngo uyu muhanzi tumwitege iki, hit ye bimeze gute, uyu muhanzi kubera iki atagaragara kandi afite impano. Ibikorwa turabikora ngira ngo ahubwo ikibazo abantu bahanze badashaka kubibona kuko nk'ubu wenda mwe mumpaye umwanya nkaza nkaba nabwira n'abantu ibikorwa byanjye ariko ntekereza ko buriya ni matter of time. Igihe nicyo kiba kitari cyagera, buri wese agira igihe cyiwe. Nta nubwo maze wenda n'igihe kinini cyangira ngo maze nk'imyaka 2 irengaho gatoya ntangiye umuziki. Muri iyo myaka 2 maze gukoramo indirimbo zirenga 10. Harimo video 9 my friend. Uyu munsi nasohoye ya 10. Indirimbo yitwa Akamessage ni indirimbo nshyashya kuri ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo rero ko bitagaragara cyangwa se bita boostinga ntekereza ko igihe kitari cyagera ariko hari abantu babizi, hari abantu babikurikira kuko kuri YouTube njyewe nkabona hari abantu barebye 10,000, 12,000, 2,000, abana 1,000. Mwebwe mwese mujye mureba indirimbo zanjye peace, mujye mubisangiza n'abandi, mukore na subscribe kugira ngo none biza boosting bigere ahantu nifuza ko byagera mu myaka iri imbere. Hanyuma iyo urebye indirimbo zawe ufite umbwiye ko ufite indirimbo 9. Yego? Indirimbo okay, tuvuge izo indirimbo 9 zimaze kugutwara amafaranga angahe? Ese amafaranga umaze kuvuga ngo umaze guspendinga mu muziki nangahe? Ese umaze kwinjiza angahe muyo umaze gusohora? Icyo kibazo rero ntago njya ngisubiza. Nuvuga ngo amafaranga maze gukora mu muziki ntabwo nyaze, n'amafaranga maze gushyira mu muziki yanda yasi ariko ntago njya mbivuga. Nuvuga ngo maze gukora indirimbo zirenga 13. Video uyu munsi nasohoye video ya 10 yitwa Akamessage. Ibyo bintu byose umuntu ageze kuri YouTube channel yanjye atareba ukuntu bihagaze. Twe turakora ahubwo nyine ari igihe umuntu akora yabwira n'abantu ngo bigeze ku bantu nyine babone bya bintu akora kana bagize gutya. None ukora ko musique it's my hobby, ni ibyishimo byanjye n'ubuzima bwanjye. Nuvuga ngo n'ubwenge bwanjye ni ibintu nzasiga mu isi n'ibisekuru bizaza nabyo bikajya bibona. Nuvuga ngo ntabwo nita ngo ninjiza ngahe, ntabwo nita ngo nagize gute, ariko kandi mbikora ndi gutekereza ko bishobora no kuba business. Araho navuze ngo ukinisha kurya ugahaga. Hari igihe nyine nzabikora najya kubona nkabona bibaye business, ariko uyu munsi ndabikora kuko Imana impereza ubushobozi bwo kubikora. Biba byabyiza mu gihe munabishyigikira, mukabishyigikira kuko umuziki urimo amafaranga, arabikora nka business. Nanjye nabikora kandi nkabikora nka business, ariko mu gihe wenda bitari byabaye business ngo numve ko hari ahantu gutya natumiwe ibitaramo byabe byinshi, ndabikora nkashyira kuri YouTube, tukazishyira kuri za Apple Music, udufaranga tuke tugenda tuvamo turyayo ngayo. Hanyuma reka tugende nibwo wenda uri gushaka guhisha ibanga cyane, reka tujye ku ndirimbo ya Mr Kagame nawe twongere tujyemo kuri ya Kalifani, wenda bari hutubwira igiciro cyayo. Angahe ya Kalifani yagutwaye? Nago buriya abantu ahubwo bagende barebere indirimbo yitwa Isoni.
nakoranye na Karfani Govinda. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo nakoreye muri Monster Record, ikorwa na Nox Beats, ifite audio nziza, ifite video nziza, yakorewe ku mazi kuri Muhazi. Kubabwira igiciro cy'amafaranga nayikoresheje ndumva hari ikintu byafasha. Umuntu ushaka kugira ngo azakore video azazuye avuga ati Dodiane ndashaka kugira ngo ndukore cyane amuhanga nimero za direct bakadiringa, kuko buri indirimbo ntago igira igiciro ikorerwaho kunuza kubigendana na nuza. Buriya video ntago igira igiciro, ahubwo biterwa n'imiteguro washyizemo, biterwa n'umukobwa wakoresheje amafaranga yagize gute yakwishyurije. Rero amafaranga nayikoresheje nabo bagende bayishyiremo, ariko nyine ntago njye mbasondeka barabizi. Hanyuma ujye ukunda kugaragara upinga abahanzi ngo baririmba ibishegu, ngo ibishegu ntago ngo bari kwica umuziki nyarwanda. Kubera iki nabahe ubona bawica? Uyu mugabo ntago ambeshyeye koko. Ntago njye mbapinga record abantu uze kuyumvisha abanyarwanda, ariko njyewe ntago mbapinga, gusa ntago ari umurongo nyine nge ngenderamo. Navuga ngo hari ibintu nge numva ndirimba, nge nkunda content babona bashyira mu bwenge bwinshi gahoro. Kuza ngo baby gani cyane sambe pampandita cyane nani kambe cyane kampampa umukoga ndita ati ndagukoda tato Eleeh. Rero ugezweho aranje barumva kote mbaha ubundi naba entertainer beza barabahanzi ngiye murumva bara entertaininga pe, ukumva nyine kuko ni indirimbo uba wumva nago nzirimba babzandika, kuko akuze kujya kumva indirimbo ukamanza kwitsimba umubyeyi wawe. Barasira indirimbo ubukanye hari indirimbo nakumvisha marume cyangwa se papa cyangwa se mama ninyikora nzakuhereza urugero, nago ndayikora ariko zirahari nyine abantu bumva bitsimbye. Rero mba numva bari mu bwenge bwinshi gahoro, ntago mbasuzugura n'umurongo wabo, bafite n'impamvu babikora. Ariko ego mana yanjye sugo nabanshaka iki ubusa nawe nabuze content. Abantu bagende bumva indirimbo yanjye twareka kurira iranditse umve ntawamenya, ahubwo tuyirimba cyangwa ntawamenya bahita bumva izo content uburyo ziba ziteye. Hanyuma iyo uririmba content yawe, indirimbo zawe, ubushaka nubuhe butumwa ubikeneye gusangiza abantu? Ariko buri indirimbo yose ngenda nkora mba ngira ngo abantu bumve icyo nashatse kuvuga. Nimba mvuze ngo ntawamenya, umuntu akibaza ngo ese ntawamenya iki, ukumva indirimbo. Ngiye nkora indirimbo zo kumva ubundi, kuko nanjye nshatse gukora indirimbo zo kubyina sigwe biba byoroshye, ariko nabwo nashyiramo content. Rero ngiye mbanshyira content imbere, umuntu aza kumva indirimbo arumva iki, arakuramo iki. Ese ngiye ndi proud y'indirimbo, nagenda nkayihereza umuntu nkabwira nti umva indirimbo nakoze, akavuga ati wow. Nuvuga ngo uyu munsi ngewe iyo nkoze indirimbo nubwo yamenwa n'abantu 5,000, ariko nkabona muri abo bantu harimo abantu baje bavuga ati wow wakoze ibintu byiza babyishimiye. Bitandukanye no kuba numva hari indirimbo numva ziba zigezweho, abantu bagiye batandukanye kandi gushungera indirimbo no kuyikunda. Hari indirimbo ubundi abantu bashungera nguzi ibintu kana kariremye ngibikise ngumva bagenda bahererekanya, ariko bakicara ahantu wenda nimba ari nk'abantu 30 ukumva 90% uvuga atari ko abahanzi b'iki gihe ibintu basigaye baremba n'ibiki, bari kutwambika n'isura mbi. Twege tukiri kuza muziki turi bashyashya, uravuga ngo ndi umuhanzi ngo bira bintu musigaye muri mbaze ngo muracyagira inganzo se ngo abahanzi barabakera. Watekeza ukuntu wicara ukandika indirimbo ukayikompoza, nivuga ngo hari abahanzi bandika bakagira gute, ariko nyine biriya ngo nibyo bigezweho, ariko bura ntago bigezweho, ahubwo barabishungera. Nk'ukuntu ubona uyu umuntu aramutse yari yambaye ubusa, ujya kumva bose bazabiruka cyangwa kurusu nk'iyo zabaga kurusu urazize hari ukuntu nyine kakanga yambaye igihenda, abantu bose n'abari mu nzu bagasohoka bakirukanka kaza gushungera baje kureba. Nukuvuga ngo byibura byo babizaga kubishungera babikunze, ariko hari indirimbo ubundi zishungerwa, ukaba wareba indirimbo yawe ukayikubita gutya ikaza ikagira miliyoni wenda views miliyoni na 20 cyane 10, ariko bose baguseka bakavuga ati ibi ni bikiririmbye, nta muntu umwe wakwa appreciatinga. Ibyo ngibyo bahanze baravuga ngo babiri kubakorera umutingo babonamo amafaranga, ariko
ngiye nk'umuhanzi ntabwo nkunda kumva ko wenda amafaranga nayashyira imbere ahubwo ikintu natanze kandi buriya niyo wakoze ikintu ukabona ngo cyamenywa n'abantu bake ariko bakagishima bikugirira umumaro nawe wumva uri proud yabyo. Hari ahantu ugera ugatambuka ukavuga ati nawe wanditse ya ndirimbo uti cyane ni weho ni njyewe rwose kana ukoze mu kanwa ntabwo ari mu kanwa hanyuma ibyo bintu ntabwo hari abantu barebe iki kiganiro batandukanye, hanyuma ibyo bintu uri kuvuga ntabwo byaba ari ukugira ngo winjire mu muziki uvugwa cyangwa se winjiriye ku bandi bahanzi ushaka izina ry'abandi bahanzi. Maitre Dodiane ubundi wenda n'abantu bari kutureba wenda umuntu wenda bagenzura ubushobozi nkoresha ku ndirimbo zanjye ndivuga ngo yabona ko byibura nshatse gutwika no kwirukanka gutya nabikora kuko ubundi hari ikintu umuntu ashobora gukora akaba yana trendinga. Ikintu cyo gukora umuntu agatrendinga ubundi ndanakizi kuko maze ngiye kumenya imyaka 2 mu muziki inanarengaho, ubundi ikintu nakora nka trendinga ndakizi apana kuko nakoze n'indirimbo kuko zira ndirimbo nkora n'indirimbo nziza n'indirimbo abantu bakurikira amaradiyo barazizi abantu baraba televiziyo barazizi. Nivuga ngo indirimbo zangiye ntago mfite ipfumwe indirimbo zangiye ari abantu bazizi. Ushobora kuba utazi Maitre Dodiane izina rye ariko naririmba bya nyabyo odisheri twe dukundana bya kumva yize kumva arayumvishe. Nivuga indirimbo zangiye hari ziba zimeze nka karahanyuze ukuntu ujye wumva karahanyuze ukayikunda bakubaza ngo ni yande ishwi ntago muzi. Nivuga ngiye ya content yanjye ko ari nibandaho nimba abantu bayumvishe nshimira n'itangazamakuru kuri radio bakayicuranga donc kuri social media kuri hose nayo impamvu natwikaho murayizi. Usanga za content zipita zigatwika bya danje ngo tuvuge ibingibi sha gukina movie ibiki nabyo ntago ujye mbikora. Ubu nawe umbwira ngo dukine movie nk'izo njya mbona ntabwo nari kuza ariko nshatse kugira nanjye ntwike navuga ni dutwike mwaza nk'abikina. Ubu kino kiganiro dukoze bashobora kuzakira bari bake ariko nk'iyo tuza gushyiraho ya text ivuga ngo noneho ngo mete bya bintu bajye bakora baza bareba bagiye kurama ikisi hari igihe baza bakabireba wenda babinjije ariko nyirizina nyiri kubikora babataye baba nikuzo ntago. Hanyuma ibintu uri kuvuga biragaragara ko ari ibintu nyine by'umuntu ariko hari n'abantu bari kukureba wenda physically bagahita babona wenda ibyo bintu ufite mu mutwe bakavuga ngo no muntu inavuga wenda aba n'umusinzi niki ntabwo ari umuhanzi wenda kubera ko wenda bamenyereye babandi bameze gutya niki wababwira ese kubera iki ibyo bintu biri ku mutwe? Umusazize ibi ngibi ni biranyorohereza impamvu nabishizeho ngira ubutego gusokoza utungutu iyo mpamagaye gutya tangiye nangagira gutya nkigendera ntago bimvuna nuvuga ngo n'uburyo ntago bimvuna tanukanye no kuba namfite umusatsi ntago bimvuna niyo mpamvu ariko ntabwo ndi umusinzi siko n'abari abantu nayo n'abantu buriya nta muntu wa blaminga abantu se bayaka sabastari se bakunda icupa se ariko ntago ndi umusinzi no kubona n'ibintu mvuga cyangwa se n'indirimbo nandika nta businzi baburimo ntabwo ndi umusinzi. Hanyuma yaka kubera iki umuvuzi yaka umuzihi iki? Nuko nyine uvuze icupa wari nka yako kavuga icupa ridahari na hafi atagira icyaka nyine mvuze yaka kubera ko urambwiye ngo se ntago uri umusinzi tanibuka ko yaka ari mwasinze namba 1 mu gihugu banabyemera ariko nigeze kubona bavanga ari kwisubira ngo ari kugenda rireka da ariko yaka nyine ari mu bantu bashobora kuba nyine bemera ko ari abasinzi tu. Hanyuma tuvangavangire kuri za ndirimbo za uhereye kuri ntawamunyura ntawamenya noneho ugende ukora nk'aka mix ntawamenya reka tugende turirimba imwe ntari ibindi twari kugira. Iyi ndirimbo yitwa ntawamenya ngira ngo abantu mwese mwayikunze cyangwa se niba mutaye munayizi mwumva ubutumwa burimo na munyamakuru ari kumbwira ngo ese bimeze bite ntawamenye ejo nzahitinga. Iyi si tubamo niba yegeje ikaboya ubyukunsetsa izuba rikarenga undiza
niba amarira yanjye aba ibyishimo byawe, ibyishimo byanjye bikaba amarira yawe, bikwibutse kuri umuntu, bikwigishe guca bugufi. Ubu nje nkwegera gusa unyumve neza, mbere yo kwishima jya ubanza umenye ko burya nawe umenya icyo iminsi bihatse, mu byiza n'ibibi jya wituriza, ntawamenya 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 jyeje. Ese kwifuriza undi nabi ni byiza oya, naho ndabona kwikubira biba byiza, reka reka ibigwi dufite ntibikatuyobore ngo dukandamize abafite intege nke. Ubu nje nkwegera gusa unyumve neza, mbere yo kwishima jya ubanza umenye ko burya nawe umenya icyo iminsi bihatse, mu byiza n'ibibi jya wituriza, ntawamenya ntawamenya yeye ntawamenya yo. Hanyuma noneho twongeza kandi karahanyuze uzi kuyikora? Erega nanjye ntago ndi nkandagira gitari nubwo mba nazanye umupampe wanjye nyine kugira ngo gacisheho ndirimbe isakaye karembo kanumve. Ari karembo nkunda kitwa ngo umwarimu, umwari wanze umwarimu. Yasanze nimereye neza, nigisha iwacu muri komine, akaza yimejeje neza, n'ababi Kigali nibo bariho. Nanga gusanga uwo dusangiye umurimo, ngo sinasanga uwo dusangiye ingwa. Mwarimu ndamusezerera, ayiwe yazaga yimejeje neza, mwivatiri nziza n'umushoferi, mbibonye sinazuyaza. Mwarimu ndamusezerera, nawe ari wowe mugenzi, ndakurahiye niko bari kubigenza. None ubu mu ruhura nzuranyukamye yo, ayiwe none ubu mu ruhura nzuranyukamye yo, ayiwe yazaga yimejeje neza, mwivatiri nziza n'umushoferi, mbibonye sinazuyaza. Mwarimu ndamusezerera, nari wowe mugenzi, ndakurahiye niko bari kubigenza. None ubu mu ruhura nzuranyukamye yo, ayiwe. Wow, umusore kabisa uzi gucuranga. Hanyuma watubwiye ko mu rugo ari irurindo. Hanyuma mbere yuko winjira mu muziki kavuga ngo ntangiye umuziki, mbere wakoraga iki? Ndi umurezi, nize education, physics and chemistry, nigishaga physics na chimie. Nuko ndabireba nyine nsanga nikundira umuziki, nza kubireka. Gusa ntabwo nabiretse, ahubwo nabihagaritse. Bivuze ngo anytime nabisubiramo. Ariko nari n'umwarimu wa physics and chemistry, ariko uyu munsi ntabwo ndi kubikora nawe mbihagaritse. Nuko nza gukora umuziki, nza gutwika ni Kigali. Gutwika ni Kigali. Hanyuma ugitekereza ko uzasubirayo? Irurindo. Ariko nk'ubu njye nibaza wenda ndamutse ntuye nk'irurindo, nk'ubu dufata urugero wenda mba nk'irurindo, noneho wenda nk'umunyamakuru akahansanga twakora interview iryoshye, kuko wenda ushobora nko kuza wenda ukavuga uti ubundi ari ukuntu nyine abantu bo mu cyaro ahantu twavukiye nyine bo bakora ibiganiro biryoshye, nk'ubu ugahita uza ukambaza ngo witwa nde, naye nkatangira navuga nti ubundi amazina yanjye ababyeyi banyise nitwa Garukira Intwari Jean Dodiane.
ariko naje kwita Maitre Dodiane nuko mvira urindo ndaza ndatwika mpaka ni Kigali nuko tugakora gutyo buriya zira interview arigenge numva abahanzi tujye tubikora ugafata nk'abahanzi nka batanu dufata urugendo wenda bahuze Shoshomura wenda na Maitre Dodiane wenda na Jay Paul noneho tukadukora interview mu buryo bwo entertaining abantu nk'ukuntu uzumve bera biganiro bikunda guca ko nyine kuri radio yacu y'igihugu wumva nyine ibintu biryoshye ntago wakuraho ukajya uvuga uti ubundi wowe watangiye umuziki gute nka Shoshomura gahita avuga uti ubundi amazina yanjye nitwa Mugwaneza Lambert ubundi iwacu ni ku Rwesero nuko ndaza natangiye umuziki mboni ku Rwesero ntago bikunda ndaza mitanza i Kigali na Jay Paul gutyo bagakora gutyo nanjye nkaza gutyo birayigana ntago byaba biryoshye mukora nyine nk'amashuro nyine turi ahantu hamwe turi benshi uretse nyine tuvuga kuri ya nyine uno nagatangira kwa kuno nyine umuziki umaze kugeza kuki ubundi umuziki ngewe ikintu umaze kungeza gutyo nyine muri yo angle mwazateguye show zimeze nk'ibyo tuzadukora nyine muzika muri ubwo buryo ntago byaryoha dusoza ikiganiro twagiranye kiryoshye noneho waturirimbira akaririmbo kawe ako ushaka gucurangira n'umugitariste wawe reka dusoreze kuri reka kurira yeah Nshuti reka kurira reka guhangayika nabonye kwa amateka ajya hinduka nabariraga bagaseka ayayayaya 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 nabariraga bagaseka ayayayaya 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 nabariraga bagaseka yego ubuzima tubayemo niko kubura komeye kwihebuka ikunga mwana wa mama sigaho si byiza si igisubizo nanjye ndakumva uvunika ubudahwema umusaruro ukanga ukumva ko wenda isi itakigukereye barakubesha umva icyo umutima ushaka nuko utera imbere ukaguka kandi bizaza never give up nshuti reka kurira reka guhangayika nabonye kwa amateka ajya hinduka nabariraga bagaseka ayayayaya 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 nabariraga bagase igisupusupu yirukanse imihanda acuranga umuduri bamuhurwa igitondo kimwe bucya yagafashe nabariraga bagaseka umuntu ava ku kazi yambaye nabi yahura n'inkumi ikamuca amazi bahura yahembwe iti nabariraga bagaseka igisupusupu yirukanse imihanda acuranga umuduri bahurwa amenye igitondo kimwe bucya yagafashe nabariraga bagaseka umuntu ava ku kazi yambaye nabi yahura n'inkumi ikamuca zibahura yahembwe ikamusoma nabariraga bagaseka yes kabisa ahangaha muratwemeje noneho nabuze icyo mvuga kubera wankoresheje show ikomeye cyane hanyuma n'umugitariste wawe ndumva tuzagira umwanya wo kuganira no kumutumira ndetse atwereka n'indirimbo ze hari indirimbo ufite ntarebe kabisa ndazifite nitwa Enoch hanyuma tuzaganira tugaragariza abantu noneho ibihangano byawe nuko twari turi kumwe na Maitre Dodiane hanyuma abakunzi ba Yawe TV wowe kora subscribe ukore comment kugira ngo umbashe kubona ibindi biganiro turi bubagezeho hanyuma wagira ubutumwa utanga nabonaga wagira ngo ugiye gusoza ntavuze umuhungu wanyu Maitre Dodiane nkora muzike mujye kuri YouTube channel yanjye mukore subscribe musharinge mbese mumeze commentaire munyere ku rukundo kuko nyifite gahunda yo gukora umuziki n'abandi bantu bose mubona mwamfasha mukomeze mumfashe muzantumire nditeguye uyu mwe twazana gitari butatwazana n'ibindi bikoresho za piano n'ibiki tukabaha show nubango nyene nashaka gutanga show kandi muzike ndayikora aka message ni indirimbo shasha ibashimishe mukomeze muyisharinge kubana mwese mwayikunze asantena